umunsi w'umunezero ariko nicyo kibarakaje. Isabato nziza, umunsi w'umunezero, isabato nziza kandi umunsi w'umunezero biraruta. Reka mumfashe dushimire Imana itumye tugeze muri iyi saha tugihumeka, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ambassadors Junior niba ni wite Junior simbizi kuko n'ubuzi nka bitaniye na senior. Sembra abasenior muri aba Junior muri oya kubita Junior ntabwo bibuze kukunkundira. Ubundi Junior nuri munsi yundi sibyo hari, ariko mwumvise ari munsi y'abakuru babo se. Cyiza kivuga yuko hari umunsi ukomeye ugenje gute uturindiriye, ariko uwo munsi nubwo ukomeye Oasis itanze igisubizo ivuga ngo hari umuntu ugutegeye amaboko kugira ngo akubarire ibyaha byawe. Shuboninde rero ntabwo ndi bujye muri ibyo ngibyo cyane, ahubwo turerekeza ku gitaramo kiri mu kanya. Uza kura arabahombye. Reka nivugire bikeya nitambukire. Sabato nziza, ariko abantu rero haruguru turi kumwe. Isabato nziza. Uwadusomeye isomo yavuze ngo Uwiteka ari ugenze gute, namwe musakuze. Uwiteka ari ubarwanirire, namwe mugenze gute, mwicecekere. Uwo nguwo warwanye iyo ntambara ya mbere nigiye kuza nayo azayirwana, mwicecekere. Abisiraheli bava muri Egiputa bari bayobowe nande? Bayobowe nande? Nande? Yabagejeje hehe? Yabagejeje hehe? Yarabayoboye, ariko burya ntabwo rero bayoboye, bari bayobowe na Yesu. Yego tugiye kwigana amagambo makeya avuga ngo yarabikoze kandi zongera ibikore. Yarabikoze kandi zongera igenze gute? Yakoze ibiki rero? Bahaguruka muri Egiputa mu kuva igice cya 13 umurongo wa 21. Tujyaneyo. Kuva igice cya 13 umurongo wa 21, Bibiliya irambwira iti Uwiteka ku manywa yabagendaga hehe? Yabagendaga hehe? Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu abayoboye. Nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo agenze gute? Abamurikire babone uko bagenda ku manywa na ryari na nijoro. 22. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere. Isomo ni rirerire, mufatamo akantu kamwe. Iyo nkingi ntiyabavaga ku manywa, yabikoze izongera igenze gute? Nigeze kwigisha bitari by'umwuga, ariko mba nkunda kumva abantu bansubiza. Nigisha bitari bya kinyamwuga. Iyo nkingi hari mwabonye yigeze bajya inyuma? Yabagendaga hehe? Hano arongeye ngo bagendaga imbere n'inyuma. Yabagendaga imbere ku manywa na nijoro, nijoro ikabamurikira, kandi nayo ku manywa ikageza gute? Ikabayobora. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli basubire inyuma. Ya nkingi abayoboye ku manywa na nijoro. Ariko Uwiteka abwira Mose ati, bwira ubwoko bugenze gute? Basubire inyuma bakambe amahema. Ikibazo cyari cyavutse, umuntu arakuyoboye akuri imbere arakumurikiye, ariko aravuze ngo genza gute? Subira inyuma. Babambe amahema Ipihahiroti hagati ya Migidoni n'inyanja imbere y'Ibasefoni. Uti imbere yaho hantu mube ariho mubamba amahema. Abisirayeli babigenza gutyo.
Farawo aravuga ati Abisiraheli bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye. Nanjye ndanangira umutima wa Farawo, iyo Imana ivuga, nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Abanyayegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka, Abisiraheli babigenza gutyo. Umwami wa Egiputa bamubwira ibyabaye, yuko Abisiraheli bagiye bagenda gute, akuka umutima, afata ingabo zigera ku 6,000 aziha abasirikare ngo bagende bakurikiye Abayisiraheli baje kubafata mpiri. Nimvuga Farawo wumve Satani, nimvuga ingabo za Farawo wumve ingabo za Satani. Se zirakwirukankaho, zijya zikwirukankaho cyangwa barazicitse, simbihamye. Ntuziyambure umwambaro w'urugamba, urugamba ntabwo rurarangira. Farawo ajyana amagare 600 yatoranyijwe n'andi magare y'intambara y'Abanyegiputa yose n'abatware, bategeka abayirwaniraho bose. Uwiteka ntagira umutima wa Farawo umwami wa Egiputa, igitekerezo murakizi. Ariko ku murongo wa 10 haranditse ngo Farawo abatuze. Agenje gute? Atuze bande? Se gutuga mu bishya aricyo. Farawo abatuze. Ubwo arakoze iki? Yari abasatiriye. Handitse ngo Farawo was drawing near. Yari abegereye ku buryo agiye kubafata mpiri. Kandi ubwo twigisho turimo kwiga uravuga ngo yarabikoze kandi zo byagenze gute? Farawo abatuze. Abisiraheli babura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane, bagenza gute? Batakira Uwiteka. Farawo agenze gute? Bubura amaso, bagenza gute? Bagira ubwoba, batakira Uwiteka. Baza bose bati watuvaniye iki mu Egiputa? Ese mu Egiputa ntamba zari zihari, iyo tureka tukagwayo bakadushyingura aho ngaho, sibe twagubira turi mu Egiputa ngo turekere aho ngaho? Ese Satani ajya gutuga kakuyigira gusatira ko sakutana umuriro. Ariko ngo bubura amaso batakambira nde? Nawe nagutuga bitakambira Uwiteka. Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Haleluya. Kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntabwo muzongera kugenza gute? Kubabona. Satani nagusatira utakambira Imana, Imana irakubwira ngo witinya, wihagararire gusa, urebe agakiza ugenze gute, ndibukuzanire. Erega ufite Yesu Satani ntamwegera. Nibyo cyangwa sibyo? Ufite Yesu, hari umugabo aciye umugani ngo ufite amabuye bajya mu nimbuki. Imbwa? Ndibuka igitabo kimwe nigeze gusoma cy'umugabo w'umuhanga witwaga n'umunyarwanda, ukaba yagize iki? Yagize iki? Ari umunyarwanda mu mitekerereze, yari umuhanga cyane, ariko aza kugira ingorane, afatwa n'ubukene. Yari atuye hari i Butare, ntabwo ari kure. Afatwa n'ubukene, abwira umugore Suzana ati nta kindi cyangiza uretse kujya gupagasa mu gihugu cy'amahanga. Ntabwo yagiye i Bugande kuko yarimo abantu imyenda myinshi, babyukira ku muryango baje kumwishyuza. Yagiye i Bugande, hari Abanyarwanda benshi, yigira inama yajya muri Tanzania ajya gupagasirizayo. Abanyarwanda benshi bahabaga. Ageze arapagasa, ariko babona mwishyuza bakabyukira ku rugo rwe, umugore akamutuma ati ba abantu baracyaza guhagarara ku rugo rwawe, nushaka ntuzagaruke. Ariko nayo yagize iki? Abaza amateka n'abandi bamuzi, yari umugabo w'umuhanga cyane, yagura inkweto rimwe akazayivanamo ari kuri butike, agura iyindi agatahana yayindi yaguze, yayindi ishaka akayisiga aho ngaho. Nubwo ukuntu yari umuhanga, yagendaga mu nzira, ntabwo yacaga ahandi, yagendaga mu murongo umwe, yahura n'igiti, yahura n'amazi yacagamo. Kaminuza y'u Rwanda itarabaho, ariko yari umwarimu ku mashuri ari aho ngaho i Butare. Maze gupagasa
udufaranga aratubona aratahuka. Ni igitabo yanditse cyitwa Ngenekereje mu Kinyarwanda, yakize ngo akaga nahuye nako mfite imyaka 30. Akaga nahuye nako mfite imyaka, mu gifaransa cyitwa mes trans à 30 ans. Yageze hariya uvuye Tanzania Ikirehe, amafaranga atinye kuyakoraho, agira Imana ahora n'umwana w'umukobwa amubonye abona arasetse, aravuga ati yumva araza kumfunga tu. Ageze mu rugo asanga nta kintu gihari, ikintu amuhaye ni ibivuzo. Ibivuzo murabizi? Ya mafaranga yakoreye ntiyagomba gukora rya n'ifaranga na rimwe, kuko agomba kuza kwishyura ababereyemo. Yari afite amakuru ko bahagarara ku muryango mu gitondo nimugoroba yo kubaza kumwishyuza. Amuha ibivuzo, amupfunyikira n'ibindi, atahageze Butare, Suzana ati barakwica noneho. Yaramugishubije umugore we ati biyihorere ntacyo bantwara, aho bahamagara n'abandi bose bandimo imyenda, kuko ufite amabuye imbwa ntigenza gute? Ubwo amabuye ni amaki? Amafaranga yazanye, ubwo sizo mbwa ziramwegera. Yaravuze ngo katona de caillou le chien ne mord pas, bazi Igifaransa. Iyo ufite amabuye imbwa ntigenza gute? Ariko njye ndavuga ngo ufite Yesu ufite ntagenza gute? Ntabwo ashobora kwegera ufite Yesu. Noneho umutwe w'icyigisho bavuga ngo iki? Mumugibutse. Yarabikoze. Farawo abatuze bubura amaso, babona ingabo za Farawo, bagira ubwoba, batakambira Uwiteka. Noneho Imana yakoze ikidasanzwe rero. Twatangiye tuvuga ngo inkingi y'umuriro yabagendaga imbere ku manywa, ikabagenda hehe? Ariko umuvuga inyuma arabara hehe? Yete rero. Nuhindura Bibiliya ndi gukoraho. Iyo nkingi yabagendaga imbere ku manywa ikabayobora, nijoro ikababera umucyo. Gahunda zarahindutse. Ahari Yete arimo kuntanga imbere kuko aricyo ngiye kuvuga. Iyo nkingi handitse ngo ntiyabavaga imbere. Ariko dufite Imana itabara kandi dufite inzira nyinshi zo kudutabara. Uyiringire, uyikomazeho, wamatane nayo, ntacyo Satani azagutwara. Farawo agiye kubafata, urabareba imbere yabo hari inyanja, hakurya hari umusozi wa Mowabu, hakuno hari umusozi wa ntabwo ari Mowabu, hari umusozi n'ibitsina ryawo, ariko inyuma yabo hari ingabo zande za Farawo. Inyanja mbere bayambuke ntabwo iri bukunde, baragwamo. Imisozi nibayizamuka ni imisozi miremire ya Mowabu. Inyuma hari ingabo za Farawo. Ese abo bantu bari bafite kirengera? Mu bigaragara bari bafite kirengera? Ntayari ihari. Ariko Imana ikunda abana bayo, Imana idukunda, ihindura gahunda. Tujyane mu Kuva 14 umurongo wa 19. Kuva 14 umurongo kangahe? Wa 19 haranditse ngo marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahaguma. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma. Kuko inyuma nta hari hahari. Ariko kugira ngo nagire abantu bayo, marayika wagendaga imbere ahindura gahunda, noneho aza isuko fenomene kwa kugira ngo bigende biti. Kuki yaje inyuma? Ni umwanzi yagenje gute? Yaraturutse. Noneho abaje inyuma haranditse ngo ya nkingi ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisiraheli. Noneho bariya Abanyegiputa ibabera igicu n'iki n'umwijima, abandi ibabera umucyo, ibamurikira nijoro, ntibagera bahoro, ntibegerana iryo joro ryose. Haleluya. Imana iradukunda. Icyari cyapanzwe ko ya nkingi izagenda imbere, Imana ibonye byakomeye ko kuko bugiye kurimbuka, ihindura gahunda, ya nkingi ijya inyuma, ba bandi bahindukira umwijima, kuri ba bandi bakunda Imana ibahindukira umucyo. Ese yarabikoze? Bizongera ibikore? Bizagenda gute? Bizagenda gute? Bizongera ibikore nyine. Reka niyihutire gusoza kubera ko dufite gahunda nyinshi uyu munsi. Ariko reka tujyane mu ntambara ikomeye. Mu ntambara ikomeye igice cya 40 ni ku ipaje ya 444.
igice Elina White yise gutabarwa k'ubwoko bwande, gutabarwa k'ubwoko bw'Imana. Turacyari kumwe? Abo tugiye kumwe? Abakurikira bumva ntabwo ndi kubwiza, ndimo kwigisha. Bizongera gende gute? Gutabarwa k'ubwoko bw'Imana mu gihe amategeko ya za leta, amategeko y'abandi, mu gihe amategeko ya za leta zo ku isi azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana. Burya leta ni abana beza, bafite umutekano se? Ubu se ni turimo kwikorera, hari ikibazo dufite? Ariko Satani umugome azageza igihe ananiza za leta zibe zitakibasha kurinda abubaha amategeko yandi, amategeko y'Imana. Noneho icyo gihe rero uzagenda gute? Mu bice byose by'isi hazaba umuvurungano wo gushaka kurimbura ubwoko bw'Imana, hazaba umuvurungano wo gushaka kurimbura ubwoko bwande. Nk'uko Farawo ashaka kurimbura Abisiraheli, intambara iheruka Satani n'ingabo ze bazagaba igitero simusiga kigambiriye kurimbura ubwoko bwande, ubwoko bw'Imana. Izongera ibikore. Ubwo igihe cyagenwe n'itegeko teka kizaba cyegereje, abaturage bazagambana rwihishwa ngo batsembe hakiri kare, babatsembe hakiri kare. Hazaba hagambiriwe ko mu ijoro rimwe gusa hazaba ubwicanyi buzaba butababarira n'umwe. Satani ayoboye izo ngabo z'abagome. Bamwe ngo bangahe? Bamwe mu bantu b'Imana bazaba bafungiye muri za kasho zicuza umwijima, abandi bazaba bihishe mu mashyamba no mu bihanamanga bakomeje gutakambira Imana ngo ibarinde, mu gihe ku mpande zose z'isi abantu bitwaje intwaro z'intambara kandi bayobowe n'abamarayika ba Satani bazaba barimo kwitegura kubamarira ku icumu. Icyo gihe nibwo Imana ya Isiraheli izarogoya imigambi yabo. Icyo gihe nibwo Imana ya Isiraheli izagenda gute? Uko yarogoye imigambi ya Farawo, inkingi y'igicu ikimuka yagendaga imbere yabo ikaza hagati ikabatandukanya, Imana izongera ibikore. Icyo gihe nibwo Imana izarogoya imigambi yabo. Dore uko bizagenda. Uhoraho aravuga ati, icyo gihe muzarindwa nk'abari mu gitaramo cy'umunsi mukuru, muzanezerwa nk'abayobowe n'ijwi ry'ubwirongi bagiye mu ngoro y'Uhoraho, muzanezerwa nk'abagabana n'Imana urutare rwa Isiraheli. Uhoraho azumvikanisha ijwi rye riteye ubwoba, azerekana ko ahagurukira guhana arakaye. Azabigaragariza mu birabyo, azabigaragariza mu mvura y'ubugaru n'amahindu. Ababi bazavuza urwamo rw'intsinzi bakwera kandi bagera ku mubyimba. Icyo gihiriri cy'inkozi z'ibibi kizaba kiri hafi kubasumira nk'uko Farawo agiye gusumira Abisiraheli ngo barimbure, maze umwijima w'icuraburindi. Iki? Wa mwijima umumarayika wagiye hagati y'Abisiraheli na Farawo, uwo mwijima mu gihe giheruka uzongera ugaruke. Umwijima w'icuraburindi uzaba ukomeye kuruta uwo mu gicuku, uzatwikira isi yose. Haleluya. Umwijima w'icuraburindi uzatwikira isi yose, noneho umukorombya urabagiranishwa n'ikuzo riturutse ku ntebe y'Imana uzakwira ikirere cyose cy'ijuru, usa n'uzengurutse iyo nteko yose y'abizera batabaza Imana. Cya kigoyi cy'abagizi ba nabi kizatungurwa, gifatirwa aho ngaho ako kanya. Rwa rwamo ntiruzumvikana ukundi, bazibagirwa umugambi w'ubwicanyi bari bafite kubera ubwoba. Batumbiye wa mukorombya, batumbire wa rumuri, bavuge bati n'ubu turatsinzwe. Kuko uwo mukororombya, urwo rumuri ruzavuye ku ntebe y'Imana, uzahuma amaso bya za nkozi z'ibibi, maze ku bana b'Imana ubabere umucyo. Uko Imana y'Abisiraheli niko igiye kongera kuyobora abana bayo mu gihe giheruka. Umwijima uzatwikira isi yose, uhume za nkozi z'ibibi, ariko ku bana b'Imana hazaba urumuri ruvuye kuri ya ntebe rubabere umucyo, bakomeze inzira bajye muri Kanani yo mu ijuru. Haleluya. Ingaruka z'intambara umukiza yarwanye, ingaruka z'intambara umukiza yarwanye izaba igeze ku musozo. Imbaraga z'umwijima zizatwikira inkozi z'ibibi,
umunezero bazabacunguwe bambaye ikuzo ry'Imana ibihe bidashira. Kandi ako niko gaciro k'umuntu, nuko Imana yamwitangiye, kuko Imana yakunze abari mu isi bituma itanga. Ibanga ryo gutsinda ni iyihe? Kugira ngo umwizera wese agenda gute? Ibanga ryo gutsinda ni ukwizera. Ngana ku musozo, Pawulo yavuze ko uwo niwe amahoro yacu. Ninde? Uwo ni uhindura gahunda akava imbere agahagarara hagati yacu n'umwanzi, kugira umwanzi adatumira bunguri. Ariko mu Bafilipi Pawulo aravuga ati icyo nzi neza. Cyagenze gute? Icyo nzi neza, akavuga ati ntashidikanya, nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Yatangiye umurimo yabayoboye Abisiraheli, ikabambutsa Yorodani, ingabo za Farawo zikatikiriramo. Nta nigiye kuyobora muri kino gihe giheruka ingabo z'umwanzi zitsindwe, maze abana b'Imana batahize ubu rwose. Ndakwajya muri uwo munsi sabira buri wese kugira ngo iyo nsinzi iriye iri yanjye ibe n'iyawe. Yesu agiye kuza azaguhikana n'ubugingo bwa Yesu. Nyamuneka mutangire mujye mu byicaro byanyu, turashaka kugira ngo igihe tugikoreshe uko gikwiriye. Reka turebe abashyitsi rero batugendereye kuri uyu munsi, tangiye kuhagera rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Reka tubakire mu izina rya Yesu. Turabakire mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha. Uyu rero ni wa mwanya mwiza wo gushima Imana. Imana ahabwa icyubahiro. Uyu munsi twicanga bya bindi twasengeraga cya gihe Imana yari turengeje byararangiye. Sibyo yemwe? Ushobora kuba ari uburwayi, ushobora kuba ari izindi mpamvu zawe bwite, ntabwo mbizi, ariko icyo nzi nuko Imana arara yaturengeje. Uyu munsi rero dufite amahirwe menshi yuko tugiye kugira abaririmbyi bagiye kudufasha gushimira Imana ndetse no gutaramira Imana mu ndirimbo.
Yesu urufatiro. Kunezeza gusa, shaka ibinezeza mugenzi wawe, umenye ko ari we gaciro kawe, ujye umukunda nk'uko wikunda. Emera Yesu, muri byose aba umujyanama. Emera Yesu, muri byose aba umuyobozi. Nandi wakubaka rugakomera atari kuri Yesu urufatiro. Emera Yesu, muri byose aba umujyanama. Emera Yesu, muri byose aba umuyobozi. Nandi wakubaka rugakomera atari kuri Yesu urufatiro. Kubaka rugakomera atari kuri Yesu urufatiro. Nandi wakubaka 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 rugakomera atari kuri Yesu urufatiro.
mushimire Imana tera yamwishimire mwisanzure ryayo gukomera kwayo ikwinshi tubibonera mubyo yaremye byose mushimire Imana tera yamwishimire mwisanzure ryayo gukomera kwayo ikwinshi tubibonera mubyo yaremye byose yaremye umuntu bimushyira muri Edeni imuha ibyo kurya wabeho neza Imana yaremye umuntu imushyira muri Edeni imuha ibyo kurya wabeho neza ashimira Imana tera yamwishimire mwisanzure ryayo gukomera kwayo ni kwinshi tubibonera mubyo yaremye byose mushimire Imana tera yamwishimire mwisanzure ryayo gukomera kwayo ni kwinshi tubibonera mubyo yaremye byose yamuretse yohereza umwana we Yesu bamucungure ubona baracumuye Imana ntiyamuretse yohereza umwana we Yesu wamucungure mushimire Imana tera yamwishimire mwisanzure ryayo gukomera kwayo ni kwinshi tubibonera mubyo yaremye byose mushimire Imana tera yamwishimire mwisanzure ryayo gukomera kwayo ni kwinshi tubibonera mubyo yaremye byose uko twasezeraniwe Edeni nziza y'umunezero ihumure dufite uko twasezeraniwe Edeni nziza y'umunezero mushimire Imana tera yamwishimire mwisanzure ryayo gukomera kwayo ni kwinshi tubibonera mubyo yaremye byose mushimire Imana tera yamwishimire mwisanzure ryayo gukomera kwayo ni kwinshi tubibonera mubyo yaremye byose mushimire Imana tera yamwishimire mwisanzure ryayo gukomera kwayo ni kwinshi tubibonera mubyo yaremye byose unyizera nawe yaragize gute unyizera nawe yaba yarapfuye azongeraho Imana acabwa icyubahiro ni ikintu gikwiye gutsika imitima yacu gikwiye gutuma tugira ibyiringiro yuko aha mu isi iherezo ry'uruzinduko rwacu ntabwo ari ahangaha haleluya iherezo ry'uruzinduko rwacu ntabwo ari ahangaha hari ijambo nkunda kubwira abantu rishimisha rikunda kuneza cyane mu buzima bwanjye ni ijambo rivuga ngo ibintu byose bimpiga n'ibishaka nuko nibimpiga nijoro hari igihe bizavuga ko binzindukira bigasanga ndahari byavuga yuko bizafashaka ku mugoroba bigasanga ku mugoroba nagiye ntabwo mbari dukwiye rero kugira ibyiringiro niyo mpamvu korali nanone Angels Light bavuga ati mushimire Imana ahera hayo haleluya mushimire Imana ahera hayo
kandi yongera kuvuga ijambo ngo mwisanzure muyishimire gukomera kwayo. Iyo ngeze kuri iki mbwiye abashyitsi bacu bakiza, iyo ngeze kuri iki mu isi, mu mashuri hano ku isi twigamo ijambo izuba tubona riruta isi dutuye inshuro 1000. Inyenyeri imwe ikaruta izuba inshuro 400. Ariko buriya umuryango w'inyenyeri umwe gusa ubasha kuba inyenyeri miliyari. Mbasha kwibaza ngo mbese buri ikirere kingana iki? Izuba tubona rirasa rikarenga. Ibintu Imana yakoze iyo tuzamuye amaso tukitegereza uburyo yabambye ijuru, tukareba izuba uburyo rigenda n'uburyo rimurika, tubona gukomera kw'Imana. Ntabwo rero ubushobozi bw'Imana bugaragarira mu byo yaremye. Reka natwe tugire kwizera no kwiringira Imana yacu iri mu ruhande rwacu. Oh
urugendo rw'iminsi myinshi ariko icyo si cyo cyari ikibazo gikomeye umunyacyubahiro ukomeye cyane yararwaye indwara yabuze abaganga kwizera kwanamana umugaba w'ingabo tumyakira ibibembe atari muzima kubwo kwizera gusa yemeye kwibira muri yorodani ntiwari umugezi mwiza w'amazi meza aruta izindi nzuzi ariko ajya kuva i Siriya yari afite icyifuzo mu mutima cyo gukira aramanuka ibihe karindwi umubiri we w'ibibembe uhinduka nk'uruhinja kubwo kwizera gusa yemeye kwibira muri yorodani ntiwari umugezi mwiza amazi meza aruta izindi nzuzi ariko ajya kuva i Siriya yari afite icyifuzo mu mutima cyo gukira aramanuka ibihe karindwi umubiri we w'ibibembe uhinduka nk'uruhinja kandi hariho ababembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse n'abantu umugaba w'ingabo z'i Siriya kwiyoroshya k'umuhanuzi w'Imana kwatumaga barushaho kumupinga ariko abamusanga bafite kwizera oya naza basezerera badahawe umugisha kubwo kwizera gusa yemeye kwibira muri yorodani ntiwari umugezi mwiza w'amazi meza aruta izindi nzuzi ariko ajya kuva i Siriya yari afite icyifuzo mu mutima cyo gukira aramanuka ibihe karindwi umubiri we w'ibibembe uhinduka nk'uruhinja n'ubu hariho abizera benshi bavuga gusa ko Yesu ari umwami n'umukiza ariko ntibakoreshe kwizera imbaraga iri mu masezerano y'umukiza nimureke twizere nk'aba mugore w'amazina kwa cumi n'ibirarwaye yakoze gucunga zikanzu ya Yesu gusa maze kubwo kwizera aragira atahari buzima kubwo kwizera gusa nitwakira imbaraga iva mu gusenga tugundi isezerano yuko adasubiza inyuma bamusanga bipfusha ayo mahirwe ubusa namutwara uremereye atabasha kwikorera cyo ngaho mubwire
Tuzamubona
amashusho nifuza kugira ngo tuze kuganira nageze hano ndagihindura kubera korale Junior of Ambassadors yaririmbye nanezererwa mperutse mu gitaramo hari bwibuke ahantu impamvu zibishe mu mutima nizo zagira zite dusenga Imana. Data wa twese Imana idukunda turagushimye, tugushimiye kuri Imana nzima kandi itwitaho, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ku bwa korale El Shaddai, tugushimiye ku bwa korale Junior of Ambassadors, tugushimiye ku bw'iteraniro ryose Mwami Imana niwe riteguye turinde umwana wo kurimbuka, maze ubwo ugiye guhamagara amazina y'abera tuzagusanganira twishimye. Ngaho ngwino ubane nanjye, ndi umunyaminwa wanduye, ibikorwa byanjye si bizima, ariko ku bwiza bwawe buhagarara nanjye ahangaha mu minota mike ngiye kumara, maze uhabwe icyubahiro. Undinde ko natuye umwanya kubw'ubusa, kubwese umucunguzi wacu wakoze. Amen. Nari ndababwiriza uyu mwanya gusa sintinda, maze aho kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro urusengero rurasakuza, indirimbo zirahinduka, numva zibaye hari umuhanzi bitaga Katiko hafi aho n'umukongomani, ntimugire ngo muramuzi abanyarwanda bitonde. Icyo nashaka kuvuga ni ikihe, maze baratuzambiriza pe. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo waho wa mbere niho amagambo ngiye kugira ngo twigane ari makeya. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe bigira bite, kuko abantu basaba bakunda inkiya, impamvu zibishwe mu mutima. Tuganirize imitima yacu tumenye ko ari byiza cyangwa ko bipfuye cyangwa ko bigize bite. Kandi namwe mwabizera nuko mwaje kureba gusa, mwaje kumva indirimbo z'Imana kugira mufate imyanzuro, ni iki cyabazanye hano. Icyo rero cyabazanye ahangaha nicyo kiruhabwa iki agaciro. Mwuka wera adufashe atugirire neza, kuko tumenye ko impamvu zibishwe mu mutima arizo zemezwa kandi zigahabwa agaciro. Dusabe Mwuka w'Imana agendere imitima yacu abaririmbyi n'abizera muri rusange, kugira ngo haraho rimwe na rimwe turirimba cyangwa turirimbira Satani. Ushobora kuririmbira Satani tugira ngo tukuririmbira Imana, birashoboka? Birashoboka. Ndabizi mu kanya tuba tumaze gushyuha, muhumure ndabakonjesheje. Kanya tuba tumaze gushyuha rwose, ariko sinamba konjesheje, bari kubabwira iby'agakiza. Ntago bikwiriye habe namba. Muzatugendere El Shaddai, muzatugendere bavandimwe. Hari ubwo nge rwose twaribajije noneho n'abadayimoni bageze mu rusengero ndigati. Ariko ihumure mbabwira niri nuko nitugera no mu ijuru kubazaba bafite impamvu nzima zishwe mu mutima, nitugera tuzaririmba haleluya. Tuzaririmba kandi tunezerewe. Imana n'umwana na Mwuka wera baganze muri literaniro, kandi tuzaririmbira no mu ijuru. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Ngaho mugire igitaramo cyiza, murakoze.
igihe kirirukanka kikarusha imara amaguru tugeze ku rugabano rw'isi hara mugenzi wanjye komera turwane gitwari mu butware bwe abo yaremye turashinganye n'ukuri iby'Imana birya barambije barambiwe batashye shikama ku rugamba duterana ingabo mu bitugu dusiga abandi ku rugamba turera inanye utazitwa ikigwari abandi bagororewe n'ukuri iby'Imana birya barambije barambiwe batashye shikama ku rugamba duterana ingabo mu bitugu dusiga abandi ku rugamba turera inanye utazitwa ikigwari abandi bagororewe yemwe abasinziriye nimukanguke twambara intwaro zose z'urugamba nimugire ubwoba abamarayika bose batwambariye impumbya duhagarikiwe n'umugabo ukomeye mugenzi wanjye komera natinya urugamba rukomeye intsinzi yacu iratwegereye n'ukuri iby'Imana birya barambije barambiwe batashye shikama ku rugamba duterana ingabo mu bitugu dusiga abandi ku rugamba turera inanye utazitwa ikigwari abandi bagororewe n'ukuri iby'Imana birya barambije barambiwe batashye shikama ku rugamba duterana ingabo mu bitugu dusiga abandi ku rugamba turera inanye utazitwa ikigwari abandi bagororewe igitaramo kizabera ahantu tubyina intsinzi y'uwo mukiza mbega ibyivugo bizahavugirwa tubyina intsinzi y'uko dukize impeta n'imidari tuzambikwa amakamba meza atatse izahabu gusabura aho hantu n'igihombo duharanire kuzagira n'ukuri iby'Imana birya barambije barambiwe batashye shikama ku rugamba duterana ingabo mu bitugu dusiga abandi ku rugamba turera inanye utazitwa ikigwari abandi bagororewe n'ukuri iby'Imana birya barambije barambiwe batashye shikama ku rugamba duterana ingabo mu bitugu dusiga abandi ku rugamba turera inanye utazitwa ikigwari abandi bagororewe dusiga abandi ku rugamba turera inanye utazitwa ikigwari abandi bagororewe. Amen. uwo munsi ndawukwifurije uzaburihe kuwo munsi ukomeye uzaburihe kuri uwo munsi ubwo umukiza azahamagara bose amazina yabo yacunguye bose abonishije ibishura byabo mu maraso ye yeza bakambara
kandi guhura n'uwo Mesiya bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya ahandi mwari munsi nahindutse ubundi mushya nimureke ndire ahandi mwari munsi nahindutse ubundi mushya